Icyumweru cyiza nshuti bakunzi mudahwema gukurikira ibiganiro bya Kigali Sport, ni breaking news tuba tubazaniye muri aka kanya cyangwa se ni amakuru y'imikino tuba tubazaniye rwose nk'abakunzi ba ikipe ya Rayon Sport. Kuri uyu munsi tugiye kuba twagaruka ku bintu bibiri rwose cyangwa se bigeze kuri bitatu byatumye ikipe ya Rayon Sport ibasha kuba yakikura imbere y'ikipe ya Al Hilal, ikabasha rwose kuba yayitsinda igitego kimwe rwose, igitego cyagiyemo ku munota wa 15. Tugiye kuba twabiganiraho ndetse n'icyo Rayon Sport igenda ibura kugira ngo ibe rwose yaba ikipe ikomeye zabasha kuba yahangana ku rwego mpuzamahanga. Ese harabura iki? Nabahe bakinyi igomba kuba yakongeraho? Byose hano nibyo tugiye kuba twaganira. Nizere ko rwose igitekerezo cyawe subscribe, like wamaze kuba wayiterekaho 5 kugira ngo uzajye ubona ibiganiro byiza cyane nk'ibi ngibi, ibiganiro uzajya ubonera ku gihe umunsi ku wundi kabisa. Ibiganiro bizagenda bigaruka ku ikipe ya Rayon Sport kabisa 5 Then reka tube twazamuka n'amakuru yacu rwose. Niba ushaka kwamamaza ni 0727 tukakwamamariza igikorwa cyawe neza cyane 5 ubundi bwo niyo utawe ufite video hano turayigukorera 5 Then reka tube twatangira n'ikiganiro cyacu. Tugiye kuba twabwira ibintu bitatu nk'uko nagiye mbibabwira byatumye ikipe ya Rayon Sport rwose ibasha kuba yatsinda ikipe ya Al Hilal. Ikipe ya Rayon Sport abakinyi rwose biragaragara neza ko bari gukorera hamwe. Ntabwo abakinyi bari kwirwanaho cyangwa se umukinyi umwe ashaka kwitsindira. Mwarabibonye neza ko umukinyi wa ikipe ya Rayon Sport Atisokojo yaragiye kuba yatsinda igitego, aza kuba yahindura baro ku rundi ruhande ahereza Kabange nawe nta kindi yakoze nk'umukinyi w'umusiniya kabisa, yakase santere isanga umukinyi watanze pasi ariwe Atisokojo ahita ko atereka mu rucundura. Ikipe ya Rayon Sport iba yandikishije igitego cya mbere ku munota wa 15 wonyine. Ikipe ya Rayon Sport yakomeje kuba yakataka Al Hilal ariko biza kuba byakanga rwose, inyuze ku mukinyi wabo Issa Chigwibi, Ibrahim Mansur Chingare ndetse na Eritatu, ndetse tutibagiwe n'umukinyi wabo mwiza cyane muri iyi minsi, muri iyi mikino ibiri rwose ibanze ikurikira Tusker ndetse na Al Hilal, na undi bamwita Atisokojo. Rero biragaragara neza ko gufatikanya kw'abakinyi ba ikipe ya Rayon Sport byatumye rwose ikipe ya Rayon Sport ibasha kuba yagera ku ntsinzi, ndetse tutibagiwe n'ubuhanga bw'abakinyi. Ikipe ya Rayon Sport rwose yagiye ikura neza cyane, harimo umusore udasanzwe cyane bamwita Charles Chupra guturuka mu gihugu cya Zanzibar kabisa. Uyu Charles Chupra ni umudefanseri ukomeye cyane, dore ko ku munota wa nyuma aribwo yakuyemo umupira rwose byagaragara ko Al Hilal igiye kubona igitego cyo kugombora, ariko biza kuba iby'ubusa kabisa,
biragaragara ko rwose amakipe rwose ikipe Rayon Sports hano mu Rwanda izayihabya. Biragaragara ko rwose ikipe Rayon Sports ishobora kuba yatwara igikombe kabisa, bigaragarira ku bakinnyi bayo kabisa. Charles Chupra w'umunya Chad kabisa, uyu mukinnyi rwose yagaragaje urwego ruhambaye, ndetse n'abagenzi babo rwose harimo uwo bita Atisokojo, byagaragaye ko rwose ari umuwinga mwiza cyane. Ariko hagati aho ikipe Rayon Sports ikeneye nimero 5 ndetse na nimero 10. Byagaragaye ko neza ko uwo bita Junior Kameni rwose adashobora kuba yakatakira ikipe ya Rayon Sports umwaka wose ngo ibashe kuba yatwara igikombe. Biragaragara ko rwose ikipe ya Rayon Sports ikeneye nimero 5 ndetse na nimero 10. Turi buze kuba twabigarukaho, ahubwo reka tube twasubira ku bintu byatumye ikipe ya Rayon Sports ibasha kwikura imbere ya Al Hilal. Ikindi cyatumye ikipe ya Rayon Sports ibasha kuba yatsinda Al Hilal, icyo bita motivation ni ukuvuga ko umukinnyi ku mukinnyi rwose ikipe ya Rayon Sports yari yamwemereye asaga ibihumbi 500 rwose by'amafaranga y'u Rwanda. Nibyo byatumye ikipe ya Rayon Sports abakinnyi bayo kabisa bazamura icyizere, bazamura confidence, bakabasha kuba bahangana na ikipe ya Al Hilal, kugeza naho ubwo ikipe rwose babaye banayishyiramo igitego, bikaba byanayinanira kuba bakigombora, bikarangira rwose ikipe ya Rayon Sports itsinze uyu umukino rwose warugoye, umukino warugoranye 5-5. Ibyo bihumbi 500 rwose umuyobozi wa ikipe ya Rayon Sports rwose yari yashyizeho, nabyo biri mu byatumye kabisa ikipe ya Rayon Sports ibasha kuba yazamura icyizere, ikabasha kuba yaterekamo igitego cy'umusore Atisokojo, umusore rwose ukomeje kuba yagaragaza urwego ruhambaye hano mu ikipe ya Rayon Sports. Ikipe ya Rayon Sports kuri uyu munsi yahise ko rwose izamuka ari iya mbere n'amanota 9, izigamye ibitego 4, nta gitego yinjije. Umuzamu wabo kabisa yagaragaje nawe urwego ruhambaye, Dande Junior yakirinze clean sheet kabisa imikino igera kuri 3. Ikipe ya Rayon Sports ku munsi wo kuwa kabiri rwose izabihangana na ikipe ya Jamus ya Muhire Kevin, kapiteni rwose Muhire Kevin. Ese niyihe izatsinda? Utereke muri comment, turi buze kuba twareba comment uburyo ki ibintu bihagaze. Ikipe ya Rayon Sports murabizi ko rwose hariya mu gikombe kiruta ibindi hano mu Rwanda yatomboraga ikipe ya Polisi. Ese yo ikipe ya Polisi izabasha kuba yatsinda ikipe ya Rayon Sports ihagaze gutya bwuma, iri gukubita umuhisi n'umugenzi, umunyamahanga iri kumukubita kabisa itababarira? Ndagira ngo nabyo muze kubiterekamo muri comment, mutubwire uburyo ki bimeze 5-5. Ibitekerezo byanyu turi buze kuba twabisoma nimuba mwabiteretsemo, ariko hagati ho ndagira ngo mube mwakanda subscribe kabisa, ubundi bwo tuzamuke na ikipe ya Rayon Sports. Ikipe ya Rayon Sports biragaragara ko ifite byinshi byo gukora ku myanya nagiye mbabwira, nimero 8 ndetse na nimero 5, tutibagiwe nimero 10. Reka tubasobanurire akantu ku kandi. Nimero 5 biragaragara ko ikipe ya Rayon Sports rwose iri hasi. Biragaragara ko hagati mu kibuga hari ikibazo gikomeye cyane, dore ko
umukinnyi bita Jigwiba kabisa, Ibrahimu Mansuru Chingalei ndetse n'abandi bakinnyi bagiye batandukanye bamwita Muderi Akbalo. Abo bakinnyi biragaragara ko baramutse bavunitse byaba ibintu bihambaye, byaba ibintu bikomeye, nta wundi mukinnyi uhari ushobora kuba wasimbura abo bakinnyi baramutse bagize ikibazo. Biragaragara ko ikipe ya Siporo ikeneye nimero 5 rwose uzajya ubafasha kuba yasohora imipira ayijyana kuri ba nimero 9 kabisa. Abakinnyi bo mu mpande Iradukunda R3. Reka tube twagera kuri nimero 10. Nimero 10 kabisa Rutahizamu. Biragaragara ko rwose twamaze gukaraba rwose, biragaragara ko umukinnyi Junior Kameni atari ku rwego ruhambaye, ariko amayeri rwose yo kuremera abandi bakinnyi amahirwe rwose abahari. Nureba igitego cyabaye cyangwa se Atisoko Jo yatsinze ku munsi w'ejo, urasanga rwose icyo gitego yarakigizemo uruhare ruhambaye, dore ko yahise yinjira mu badefanseri ba ikipe ya Rayon Sport, mu badefanseri ba ikipe ya Al Hilal. Ubundi bwo Atisoko Jo agahita ko abona umwanya akabasha kuba yaterekamo igitego cya ikipe ya Rayon Sport, nta mukinnyi umufashe 5-5. Bivuze ko rwose uyu mukinnyi Atisoko Jo yari yisanzuye ku rwego ruhambaye, abasha kuba yaterekamo igitego cya ikipe ya Rayon Sport. Tugarutse inyuma ku byaranze uyu mukinnyi ndetse n'ibyatumye ekipe ya Rayon Sport ibasha kuba yaterekamo igitego ikabasha no kubona amanota 3. Gukorera hamwe hari ibyo byatumye rwose ikipe ya Rayon Sport ibasha kuba yatsinda ikipe ya Al Hilal. Byo biri mu byatumye ikipe ya Rayon Sport rwose itsinda ekipe ya Al Hilal, ndetse na talenti ku giti cy'umuntu cyangwa se ku mukinnyi ku giti cye kabisa. Biri mu byatumye ikipe ya Rayon Sport itsinda ekipe ya Al Hilal. Ku munsi wo kwa kabiri nk'uko nagiye mbibabwira, ikipe ya Rayon Sport iragaruka mu kibuga ku isaha y'isa moya muri kimwe cya kabiri, itsinda ikina na ikipe ya Jamus. Ikipe ya Jamus iherutse kuba rwose yatsinda ikipe ya Mogadishu ibitego 2-1. Yaje no kuba yatsindwa na ikipe ya Rayon Sport ibitego 4-3 kabisa. Ikipe ya Rayon Sport iyivuye inyuma iyishyura kabisa. Ikipe ya Rayon Sport ikomeje kuba yagaragaza urwego ruhambaye. Biragaragara ko rwose uyu mwaka bizakunda, biragaragara ko rwose abakunzi ba ikipe ya Rayon Sport bishimye, biragaragara ko rwose ikipe ya Rayon Sport uyu mwaka izatanga akazi ku makipe yo mu Rwanda ndetse n'amakipe yo hanze, dore ko ikomeje gutsinda amakipe yagiye atwara ibikombe iwabo ndetse n'agiye rwose atarabitwaye, ari kugenda rwose ikipe ya Rayon Sport ibyitwaramo neza cyane 5-5, ibasha kuba yatsinda amakipe yose hano mu Rwanda. Reka tube twababwira abakinnyi ikipe ya Rayon Sport iri kuba yashaka kuri uyu munsi. Ikipe ya Rayon Sport iri kuvuga ko ikeneye nimero 10 bibuze uzajya ubanza mu kibuga, akaba yabanza cyangwa se yatanga
umwanya umusore bita Kameni Junior, hari kuvugwamo Ibrahimu Diawara wahariya mu gihugu cya Mali. Rwose Ibrahimu Diawara kabisa ni umukinnyi ikipe ya Rayon Sports iri kuba yashaka nk'umukinnyi uzayatakira uyu mwaka akazajya asimburana rwose n'umukinnyi bita Junior Kameni. Biragaragara ko umukinnyi bita Atisoko Joko nawe ashobora kuba ari umwataka kurusha yuko yakina nk'umunimero 9 hariya mu mpande kabisa. Ntabyo ashoboye kuko akinira muri defense kabisa. Biragaragara ko mu mpande rwose atajya hikozwa na gatoya. Reka tuze kuba twahurira mu bindi ibiganiro byacu kabisa bigenda bicaho buri munota buri munsi kabisa, bigenda bicaho kabisa umunsi ku wundi. Nizere ko wakanze subscribe, turi buze kuba twaganira na equipe ya Rayon Sports mu kanya gatoya, naho tugiye mugire icyumweru cyiza cyane, muhahe muronke kandi muhahe cyangwa se mukore muhirwe kabisa, mugire igitondo cyiza. Ndabashimiye 5 kuri 5. Ciao ciao.